Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Ndizera ko mwaramutse amahoro umwe wese aherereye. Yesu abaho umugisha kubana natwe muri kino gitondo no gufata umwanya wanyu wo kubana natwe mu mwanya wo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Twongeye gushima Imana itugire neza, Imana iduhaye igitondo cyiza, Imana iduhaye undi munsi mwiza. Bibiliya iravuga ngo uyu ni umunsi Uwiteka yaduhaye kugira ngo tubashe kunezererwamo. Ndasenga ngo Imana ize kutugirira neza uyu munsi, ibyiza byose Imana duteguriye tubashe kubigenderamo mu izina rya Yesu Kristo, kandi ibyo Satani nawe yapanze ku buzima bwacu bisenyuke bihinduke ubusa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikomeze kurema ibitangaza n'amashimwe hagati muri twebwe. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abagire neza kuri mwebwe muri kumwe natwe nonaha kuri YouTube channel Ndika Gospel TV. Ndagira ngo dushime Imana kubw'iki gitondo Imana itugiriye neza. Hari igihe umuntu asinzira wenda akabyuka umubiri unaniwe, umubiri ufite intege nke, ariko muri byo byose dushima Imana ikiduhaye ubuzima, ikiduhaye umwuka wo guhumeka. Kandi iyo umuntu atameze neza mu mubiri ni ukwihangana, ukizera, ukaba imbere y'Imana, Imana ikabigenza neza. Satani nyene ahora tugwanya mu nzira zose, ariko humura, Yesu yaranesheje, Yesu yaratsinze, kandi nta mbaraga nimwe iri bukomeze kugira ikitwara ubuzima bwawe, kuko twiringiye Imana ikora, twiringiye Imana igira neza. Rero reka dushime Imana, twongere tuyisabe kugira ngo ikomeze kubana natwe. Inzitizi zose, imitego yose Satani yateze ku buzima bwacu yose tuyisenye, tuyihindure ubusa mu izina rya Yesu. Reka mfatanye nawe aho uherereye, tuzamure isengesho ku Mana, Imana yumve gushima kwacu muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana yacu, Imana igira neza, turagushimiye, twongeye kuguha icubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana kwizerwa, uri Imana kwiringirwa ibihe byose. Turagushimiye ko tubyutse amahoro, turagushimiye ko turi amahoro, turagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ubu n'ubuntu budasanzwe atugiriye Mwami. Ntabwo ari imbaraga zacu zabikoze, ntabwo ari ubwenge bwacu, ntabwo ari amashuri menshi twize, oya, ahubwo n'ubuntu budasanzwe atugiriye muri Kristo Yesu. Ndagushimiye kubwa bene data bari kumwe natwe muri kino gitondo, komeze kubagirira neza. Haleluya. Amashimwe yacu azamuka imbere yawe Mwami, izina ryawe rihabwe icubahiro. Turasengeye uyu munsi kugira ngo bane natwe tugire neza. Reka usenye imigambi yose Satani ku buzima bwacu, usenye imbaraga zose zari zahagurutse kutugwanya uyu munsi, kandi turakwingiza ngo ibyiza byose wateguye uyu munsi tubashe kubigenderamo, tubashe kubihagararamo kubw'icubahiro cyawe Mwami Imana. Senge abantu badukurikiye, abagwaye, bafite intege nke mu mubiri, Mwami ubagire neza, ikiganza cyawe kibakoreho mu izina rya Yesu. Bana natwe mu ijambo ryawe, wongere kandi udukomeze, uvugane n'imitima yacu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibaho umugisha. Turi kuganira ijambo ry'Imana muri iki cyumweru rivuga ngo hamwe no gutabagwa n'Imana tuzagerayo. Ese wowe dukurikiye nonaha, hari amasezerano y'Imana ari ku buzima bwawe, hari ibyo Imana yavuganye nawe, hari ibyo Umwuka Wera yakuganirije, hari icyerekezo Imana yaguhaye. Nagira nkubwire ngo niba hari icyo Imana yavuganye nawe, humura, humura, Imana izagisohoza amahoro. Nubwo Satani akomeza kutugwanya tunaniza, ariko tuzagerayo mu izina rya Yesu. Hari ijambo turi gusoma riri muri Zaburi igice c'124 ku murongo w'8. Biravuga ngo gutabagwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nagira nkubwire ko gutabagwa kwawe kuri mu Mana. Ibyo ushaka, ibyo ukeneye, ibyo uhanze amaso, nta handi bizaturuka ni ku Mana. Abantu bashobora kugira ibyo bagufasha, ariko nabo bantu mu gihe Imana itabaganije ngo ibagenderere, ni ukuri nta kintu bashobora kukumarira. Ariko Imana yabakozeho, bagira icyo bakora ku buzima bwawe. Rero ujye uhanga amaso Imana, ujye uhanga amaso Uwiteka, niyo izahagurutsa abantu bo kugushigikira no kugira icyo bakora ku buzima bwawe. Satani ahora tugwanya twereka ko amasezerano y'Imana ari kure, cyangwa se iby'Imana yatubwiye bitazashika,
ntacyo tuzageraho, ariko humura, Imana iri kumwe natwe kandi Imana izatugirira neza. Hari cyanditswe kiri muri Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa 14. Biravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Iyi ni Imana yari kuvugira mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya imubwira ngo bwira abisirayeli ngo iminsi izaza ubwo nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Imana yacu ni Imana isohoza icyo yasezeranije ubuzima bwacu. Ntiwemerere ijwi na rimwe rikubwira ngo ibyo bintu urimo, ibyo bintu ntabwo bizakunda, ntabwo bizasohora. Oya, Imana yacu isi kimeze, ntabwo imeze nk'abana b'abantu. Umuntu ashobora kugusezeranya ijambo cyangwa se akagusezeranya ikintu ntabashe kugisohora. Rimwe na rimwe hari igihe abantu batabisohora kubera ko batabonye ubushobozi, kubera ko nabyo bari biringiye bitakunze, bitashobotse, atari uko wenda bakubeshe cyangwa iki, ahubwo kubera ko imbaraga zacu ziba zifite limite, ziba zifite aho zigarukira. Umuntu yashobora kukwizeza ibitangaza ariko igihe cyo kubikora cyagera bikamunanira. Imana rero ntabwo ari kimeze. Imana ntabwo imeze nk'abantu. Ijambo ryiza ryose yakubwiye, icyo Imana yavuganye nawe, haleluya, ngo Imana izagisohora. Gusa hano Bibiliya yavuze ngo iminsi izaza, ni ukuvuga ngo hari time, hari igihe runaka Imana yateguye. Icyo gihe nikigera, nigishika, reka nkubwize ukuri, nta muntu n'umwe uzitambika imbere y'umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Nta muntu n'umwe uzitambika imbere y'isezerano ry'Imana iri ku buzima bwawe. Uyu munsi ushobora kuba uri muri periode y'iminsi, kuko hano Bibiliya ngo iminsi izaza. Iminsi ishobora kuba ari 2, ishobora kuba ari 3, ishobora kuba ari ukwezi, ishobora kuba ari umwaka, ariko iminsi izaza. Hari iminsi Imana yasetinze kugira ngo uzabashe guhagarara muri icyo gitangaza cyawe. Rero ntugacike intege, ntukumve ibintu biracitse, abantu ntibakagutesha umutwe, bakwirukanza hirya, bakwirukanza hino, bagutangisha ibitambo, bagusengera amasengesho ari mu inyungu zabo, bagusaba amafaranga ngo kuzamukira imisozi. Humura, dore iminsi ni ikibazo cy'iminsi gusa, ubundi ukinjira mu isezerano ryawe. Ndagusaba rero mwene data unkurikiye kugira ngo ukomeze guhanga amaso Imana, haleluya, ukomeze kwiringira Imana, ntucike intege. Bibiliya itwereka iteka ryose ko dukwiriye kuba maso, ko dukwiriye guhora imbere y'Imana, ko dukwiriye gusenga no gushaka Imana, kuko gutabaga kwacu nyene nta handi kuzaturuka. Rero iyo ucitse intege ukabivamo, uba rwose ukoze nabi, kuko Imana ntabwo ibesha. Ni ukuri, Imana ntabwo ibesha. Twese hano twicanye amasezerano, hari ibyo Imana yatubwiye bifasha imyaka 5, 10, ariko turaciringiye Imana. Turazi neza ko Imana yavuganye natwe niyo kwizerwa. Gutabagwa kwawe rero nta handi kuzaturuka. Shira amanga, ukomere, ushikame, wihangane, ukomeze gusenga, ukomeze kwizera, haleluya. Icyo nzi cyo nuko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, Satani n'abadayimoni nta bubasha na bumwe bagifiteho. Nta bubasha na bumwe bagifiteho. Ububasha bwose ni Imana ibufite. Rero ndagukomeza muri kano kanya, ndagukomeza muri kino gitondo. Iminsi igiye kuza ubwo Imana igiye gusohora ibyo yasezeranye ku buzima bwawe. Ndasenga kugira ngo Imana ikomeze ubuzima bwawe, kandi amasezerano yawe ari ku buzima bwawe Imana yasohoze mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abagire neza. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana, turaciringiye isezerano ryawe, turacyahagaze ku byo wavuganye natwe. Ni ukuri, tubihagazeho, tubikomeyeho, ntabwo tuzabivaho, nta nubwo twiteze kubivaho, mu izina rya Yesu, haleluya. Sengana nanjye ngiye kugusengera kugira ngo ukomere, ushikame ku isezerano ry'Imana riri ku buzima bwawe. Imana ibaho umugisha. Data, turagushimiye, uri Imana igira neza. Ijambo ryaratubwiye ngo dore iminsi izaza ubwo uzasohoza ngo rya jambo ryiza ngo wavuganye natwe. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ijambo ryose wavuganye natwe dukomeze kuryizera, dukomeze kurihagararaho mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye umuntu nkurikiye nonaha, birashoboka ko yaragiye gucika intege, wenda iyi minsi akabona ko yamubanye myinshi, akumva bitagishobotse. Mwami, ongera umureme w'umutima wo kwiringira
ko bizakunda, ko bizasohora. Ubwo ari data yabivuze, ubwo ari we wabivuze, ni ukuri bizasohora. Ndasenze mwami Imana, wambike imbaraga umuntu wese unkurikiye nonaha mwami, yongera akomere, ahagarare ku isezerano, ahagarare ku cyo wavuze mwami, kuko ndabizi neza ko iyo usezeranije urasohora. Urakoze mwami w'abami, ndagushimiye kuri Imana igira neza. Uyu munsi ubane natwe, hagira amasezerano agenda asohora mu buzima bwacu, hagira amashimwe ukomeza kurema kuri twebwe mwami, kugira ngo dukomeze natwe kwatura ineza yawe kuba twumva, kuba tureba mwami, tuvuge ngo waradutabara, tuvuge ngo watugiriye neza mwami. Urakoze mwami w'abami, ndasengeye uyu munsi ubane natwe, ndasengeye iki cyumweru ukomeze kubana natwe, ndasengeye ku kwezi ukomeze kubana natwe. Mana, ni wowe twiringiye, nta handi ibyiringiro byacu bituruka, ni kuri wowe, ni wowe duhanze amaso mwami. Urakoze, ikiganza cyawe gikize, gikora ibitangaza kubizeye no kubiringiye izina ryawe. Urakoze mwami w'abami, ndagushimiye kuri Imana uva gusenga kwacu, icyubahiro cyose gikomeze kuba icawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Niba ari irya mbere ubanye natwe, wibuke gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ijambo ry'Imana, kandi ubishoboye usangize abandi nabo bakomere mu gakiza, bakomere mu Mana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Shalom shalom.